akana ko mu jisho, akana, akana, akana ko mu jisho. Iyi ndirimbo akana ko mu jisho ya uyu mubyeyi Alain Mukurarinda, naruhukire mu mahoro kandi aho ari hose ndizera ko ari mu biganza by'Imana. I love you, I need you, ndamya nashidikanya ko ari mu ijuru. Alain Mukurarinda, Imana imufashe, Imana cyane. Ndihanganisha Anthony ndetse na Ornella. Ahangaha iyo ni inkunga ikomeye uri bubumaye none ahangaha uri kureba iyi video wiyirenga udakoze subscribe. Banza ukore subscribe, nimara gukora subscribe ugende urebe video ziri kuri Icyogere cy'Imana, iyo ukunda uyirebe. Umaze iminsi warambuze, none dore ndahari ngo ngukunda akazi. Urukundo ukunda n'ibishi, mbayeho kubera we, udahari sinabaho. My love rewind, I tell you to run, ndagukunda ukuri, kandi I know nawe uranga pe. I love you, I need you, shushu, you're terrible blue. I love you, I need you, shushu, you're terrible cool. I love you, I love you, I love you so much. I love you, I love you, I love you so much. I love you, I love you, I love you so much. I love you, I love you, I love you. I love you so much. Iyo niyo ndamukanyo yanjye hano kuri Icyogere cy'Imana. Ndi kuri Icyogere cy'Imana. Ndabaramukije, ndabasuhuje kandi ndishimye cyane, ndanezerewe kuba ndi imbere yanyu mbaganirira cyangwa se mvugana namwe. Ashobora bwa mbere ngiye kuza mbaganirira ikiganiro nk'iki ngiki, mbaza bwa kabiri. Njyewe nitwa Icyogere cy'Imana, ndi umuhanzi nyarwanda, ndi umucuranzi, ndi umuririmbyi, ndi umuyobozi w'ubukwe, ndi n'umutahira ubukwe. Nkaba nari mu itsinda ry'abarashi rikorera muri The Boss Papa, lebo yafashwaga na Alain Mukurarinda witahiye ejo bundi akigendera akava ku iy'isi akisubirira mu ijuru. Ndamya nashidikanya ko ari mu ijuru. Alain Mukurarinda, Imana imufashe, Imana imuhe amahoro n'imigisha, Imana imuruhure kandi imwakire mu bayo. Ndihanganisha cyane umuryango wa Alain Mukurarinda, Mama Anthony, ndakwihanganishije kandi ndanagushimira cyane ko uri umubyeyi mwiza, umubyeyi utuje, umubyeyi ugwa neza. Ndagushimira cyane kubw'ibyo, ariko ndakwihanganishije. Wihangane bikomeye. Ntabwo nigeze mbona umwanya wo kuganira nawe neza ngo mwihanganishe, ariko hano kuri uru rubuga rwanjye cyangwa ku iyicano yanjye Icyogere cy'Imana, ndakwihanganishije. Wihangane cyane. Ndihanganisha Anthony ndetse na Ornella, ndabihanganishije, mwihangane namwe cyane bikomeye. Nuko ikinze nyarano kubaganirira uburyo twageze muri The Boss Papa.
twagezemo turi itsinda ry'abarashi. Itsinda ry'abarashi ryari rigizwe n'abantu babiri, njyewe Cyogere ndetse na Kirima. Dukora competition ya hangahiga, tujya mu majonjora turatsinda, tujya kuri demi final turatsinda, tugera kuri final turayitwara ku rwego rw'igihugu hangahiga. Tumaze kwitwara duhita tujya muri The Boss Papa gutyo. Arem Kurarinda The Boss Papa yaradufashije cyane, yaradufashije bikomeye ku buryo ntabona uko mbivuga ko yatuvanye ku rwego twari turi hadushyira ku rundi. Yadukoreye indirimbo ya mbere muri The Boss Papa yitwa Regina mwarayirebye kandi mwarayikunze. Agikora Regina yahise iba hiti kabisa, idushyira kuri hiti, igihugu cyose n'abari hanze mwarayirebye ko bisa kose twarabonaga feedback twarazibonaga. Hanyuma dukorerwa indirimbo ya kabiri yitwa Mpaka muri The Boss Papa nabwo. Iya kabiri ni Enyama y'Inkoko turayikora nayo murayikunda. Dukora indirimbo yitwa Mpaka murayikunda. Dukora indirimbo ya kane itarasohotse yitwa Solina, iracyari muri studio. Indi ndirimbo rero twakoze ni indirimbo ya collaboration twakoranye n'umunya-Nigeria Mike Oakley, muramuzi. Iyo ndirimbo yitwa Urinde. Iyo ndirimbo rero ntabwo yasohotse, video yarakozwe, audio irakorwa, video yashutijwe na Faizo, ariko nyine ntabwo yabashije gusohoka. Umusaza atabarutse iyo video itarasohoka. Ubwo wenda sinzi ko bizagenda gusohoka, ariko ndetse ntabwo mbitekerezaho cyane by'iyo video ndetse iby'indirimbo zitarasohoka njye ntabwo mbitekerezaho cyane. Ahubwo ndatekereza cyane ku kingaruye ahangaha kuri icyo gihe cy'Imana. Noneho ntaje mbacurangira, ntaje nikoza bya bindi nikozaga mbasubiramo indirimbo zahashize mwagiye mukunda, ntaje mbazaniye indirimbo nshyashya, ahubwo nje mbaganiriza. Nje kubabwira ngo ubu tuvugana njye ndi kwikorana, ndimo ndakora njyenyine. Gusa nk'abakunze abarashi, hari ubwo nka kabiri mu mwaka cyangwa gatatu mu mwaka tuzajya tubatungura tukabakupita benga yatara, gusa tubahaye indirimbo nziza y'ikirashi ko mwaradukunze cyane twarabibonye. Ariko ubu ndimo ndakora njyenyine kuri uru rwego, kandi Kirima nawe agakora wenyine kuri uru rwego. Iwanjye ni ahangaha rero kwa Cyogere cy'Imana. Ushaka kureba indirimbo zose zo nabahaye, uhereye ku ndirimbo yitwa Byarangoye, kujya ku ndirimbo yitwa Intsinzi naririmbye Perezida wa Repubulika yatsinze amatora, ukajya ku ndirimbo yitwa Je t'aime maze kubacurangira, natangiye bacurangira, n'izindi zose ngenda nkora. Gacupa keza nayisubiyemo, Amasabo. Izo zose ushaka kuzireba n'ubundi ni ugukora aho hasi handitse Cyogere cy'Imana. First rero inkunga ya mbere ngusaba wowe ukurikiye iki kiganiro ni ukubanza kumenya ngo uru rubuga ni urwacu kandi ruzatugirira akamaro. First noneho ukabanza ugakora subscribe, cyangwa ukabanza ugakora subscribe ahangaha. Iyo ni inkunga ikomeye uri bumaye none ahangaha uri kureba iyi video wiyirenga udakoze subscribe. Banza ukore subscribe, nimara gukora subscribe ugenda urebe video ziri kuri Cyogere cy'Imana. Iyo ukunda uyirebe uyisangiza abandi, iyo wumva itakubereye nziza uyisimbuke nta kibazo. Ariko ndamye nashidikanya ko video ziriho ari nziza uri kuzireba ukanezerwa, ubundi ugakomeza kugenda neza. Ndacyabakenera mu buzima bwanjye, kuko ubu nimba twari dufite umubyeyi Arem Kurarinda, akaba ari umubyeyi wadufashaga umunsi ku munsi mu bijyanye n'umuziki, twaramwungutse twaramubonye, yadushyize ku itara, yadushyize ahagaragara. Umubyeyi akaba yigendeye, akaba yitahiye, Arem Kurarinda akaba yitahiye. Ngubu ni ukuvuga ngo dusigaye turi imehe, dusigaye nyine ari mwebwe dusigaranye kugira ngo umuntu supporting. Bivuga iki rero? Support yose ufite
wikumva yuko nyine wagira wagira nyine utaba proud yo kuyimereza. Support yose ufite yimereza. Biri na mbere kora subscribe hano, iyo ni support ya mbere ugomba kubanza kuma kureba video, ni support ya kabiri. Support ya gatatu ni ubushobozi rero. Izi video twige tubahereza cyangwa izibomba shyiriraho hano kuri cyogere cy'Imana iwanje zirasaba ubushobozi. Zirasaba ubushobozi. Arubwo nzabasubiramo indirimbo runaka mwagiye mukunda kera hambere ukuntu iyo ndirimbo nimba nyibasubiriyemo, mba nkeneye shoot, mba nkeneye video nziza, mba nkeneye ijwi ryiza, mba nkeneye kugaragara neza, location ahantu heza. Ibyo byose ni amafaranga. Ariyo mpamvu nakubwiraga ni nimba unkurikiye ukaba wumva wamugufasha mu bijyanye n'amafaranga, rwose witinya wizuyaza. Nimba wamugufasha mu bijyanye n'amafaranga, supporting umuhungu wanyu, supporting umuhungu wanyu. Ntagenda ngo mbi mpehe, ndagenda ngo ngiyo nkomeze by'umunezero kandi nabahereza ku munezero turi muri The Boss Papa. Mu gihe rero ntagiye gukora ibintu byanyu ko tubuze umubyeyi wacu udufashaga, nimba ufite ubushobozi fasha. Amafaranga nimba uyafite uyame. Nimba ufite ubushobozi wenda bwo kuvuga uti reka nkugurire, urabona hari izi video azo twebwe dukora bisaba ko twe tuzikorera, cyangwa se ko ufite protection uri bugukorere, cyangwa se cameraman uri bugufashe. Nimba uneye inkunga wibereye hanze ukavuga uti iki ni gikoresho wenda ni kamera ndayikoherereje, rwose kumva kamera igeze i Kigali bakambwira bati cyogere dore kamera mukunzi yakoherereje kamera, nzanezerwa kugira ngo uko mbakorera utwo turirimbo tudukava utu video cover. Nimba uvuze uti nkoherereje machine yo kweditingiramo, ngo ni ubufasha bukomeye cyane. Ufite uwo mutima ukanyerereza, nkumva umuntu aramamagaye cyogere akira machine yawe bakoherereje yo kweditingiramo. Hari microphone, mbona ko dukoresha microphone kugira ngo ijwi rize kujya mu rizi nyine muze kurifata ari ijwi ryiza rimeze neza. Nimba ariyo nkungu nteye yinywerereza. Mbese hari uburyo bwinshi cyane bwo mwaniramo inkunga tugakomeza kubaha ibintu byiza, nyine ntahagaze no guhagarara cyangwa se no gucika intege kubera wenda ubushobozi bukeya, gucika intege. Ikindi cya kabiri, ndi umuyobozi w'ubukwe. Ndi umuyobozi w'ubukwe like MC, nduvuga inka, ndi umutahira, ndi umucuranzi. Kuba wavuga uti cyogere ngwino dususurutse mu bukwe, ngwino dususurutse mu birori runaka, ngwino dususurutse mu buryo ubu n'ubu, ndi tayari. Ubwo bwose ni ubushobozi muzamuri kumereza. Ayo ni amafaranga muzamuri kumereza, hanyuma bigatuma nkomeza kubaha umunezero hano kuri channel yanjye cyogere cy'Imana. Ndimo ndabateganyiriza ko byibura mu mwaka, muri uyu mwaka ndi bubashyirire hanze EP y'indirimbo zanjye 6 ariyo natangiye gukoraho. Iriho byarangoye, iriho igisabo, iriho Je t'aime, iriho n'izindi zisigaye muri studio 3. Ndifuza ko izo ndirimbo umwaka urangira iyo EP nyirangije kugira ngo nkomeze mbahereze umunezero. Hanyuma buri munsi na buri mwanya na buri saha mukabona indirimbo mwagiye mukunda zibasubiriramo live. Ikindi cya kabiri, nimba ufite hotel, nimba ufite motel, nimba ufite ahantu runaka habera ibirori, habera ibitaramo, tuba tuhabona, mpamagara. Ndi umuntu guhereza indirimbo nziza z'imiranzi ahashize, iz'iyi minsi, izo hirya gatoya twagiye dukunda, izo hirya no hino hanze hatandukanye, nkaza nkagucurangira ukishima cyane. Kandi njye gutinda amagambo nongeye mbahereza akaririmbo, niyo cyaba igitera kimwe, ubundi dukomeze tuganire.
touchable, then it's touchable. It's touchable, then it's touchable. Abdul Jabbar, Nal Malaikala. Hawe esiko dan no si selo momo olila degam juringa momo olila degam wonga touchable, then it's touchable. It's touchable, then it's touchable. It's touchable, then it's touchable. Baru kugira ngo nyine nimba tuganira nyine nko gusinzira ya no rero ngayo nguko icyo mbasaba ni icyo kumba hafi kumurikirana kuma ibitekerezo nayo ni inkunga ikomeye twabo tucyogere urimo uragenza utya kugira ngo turusheho kwishima mbisi izo support zose ndazikeneye kugira ngo byibura bizagere mu kwa 12 mbamurikire EP yanjye y'indirimbo 6 iri ku majwi n'amashusho mwarambaye hafi kugira ngo ibyo byose tubigereho. Nuvuga ngo hari ubushobozi butandukanye ku bijyanye n'amafaranga, hari ubushobozi ku bijyanye n'ibikoresho, hari ubushobozi ku bijyanye n'inama, hari ubushobozi ku bijyanye no gukora subscribe hano rwose. Nimba ubu turi kuvugana gukora kuri subscribe ni ibintu tugafungura inzogera nimba zanjye zose ukajya zireba, cover zanjye ukajya zireba, tuvido twose ngohere tukatureba, ukasapotinga unaye mukomeza muguhereza umunezero sinzimwe cyangwa ngo tuzime. Umubyeyi wacu arimo kurarinda nimba agiye mukaragiye nta kundi twabigenza nyine, nta kundi dushobora kubigenza kuko nyine nuko niko Imana yabigennye, niko Imana yabikoze. Ariko namwe mwidutererana ngo tureke gukomeza kubaha umunezero. Ndumva rero ari ibyo ngibyo nabaganirira, ntabwo nasoza rero ntacuranza akaririmbo k'umubyeyi arimo kurarinda kuko nawe ni umubyeyi mwiza cyane kandi yagiye akora ibikomeye cyane ku bijyanye n'umuziki nyarwanda. Reka rero mbacurandira akaririmbo ke kitwa akana ko mu jisho, indirimbo nakundaga cyane. Ntabwo mushobora mutarayimenye cyane ariko indirimbo nakundaga cyane. Indirimbo yitwa akana ko mu jisho, iyo umubyeyi arimo kurarinda ibashimisha. Mubonye nagerageje gutuza biranga nawera, uranga buzira umunabi amenyuye nzanzamukana ziyondi turebana akana ko mu jisho, akana ko mu jisho. Igituza kinyabusa n'ikigarama mirambitse mwongera ko afite mu nda burya disi n'urunyura, imbavu ndende n'igishongoreye turebana
akana akana ko mu jisho nze kugira ngo uteteshe uko wabimenyereye umwana ukiwabo byose ko nzizitaba yitura umwijima bikambabaza tugahomora kurebana akana akana ko mu jisho akana 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 ko mu jisho. Ni indirimbo akana ko mu jisho ya muri mubyeyi Alain Kurarinda. Naruhukire mu mahoro kandi aho ari hose ndizera ko ari mu biganza by'Imana, nagubwe neza mbese atekane, yumve ko yasize abantu, yumve ko atasize, yumve ko ibyo yakoze ari byo bigiye gusigara bimuvugira kandi ikivi yasize atushije. Tugiye kugerageza natwe tuzacyuse kugira ngo aho ari hose ajye abona ko yasize abagabo atasize imbwa, namwe mubigizemo uruhare. Murakoze cyane rero kuganira nanjye, murakomeze kubana nanjye cyogere. Imana ikomeze ibahe amahoro n'imigisha, Imana ikomeze ibafashe. Merci beaucoup.